nagerageje gusoma Bibiliya no kuyisesengura nasanze ari ikinyoma. Hari icyo abantu bita ikinyoma ariko kuri, hari icyo abantu bita ukuri kandi ari ikinyoma. Kuki avuga mbese Bibiliya ntavuga ibindi bitabo? Ibitabo by'abanyabwenge byinshi cyane byanditswe, n'ibya sayansi byinshi, n'ibyiki byose ibitabo ni byinshi. Kuki yibanda kuri Bibiliya ariyo yibasiye? Icyo nacyo bwacyo ni ikibazo umuntu yagenzura. Burya n'abanyekongo ntibabaho, ariko amoko agize Kongo, amoko agize Ubuganda, Abanyarwanda nibo bafite ubwoko bwihariye nk'igihugu. Imana y'u Rwanda ifite adresse yayo, aho bitabo bihondohondo byajya kinama cya Ruhengeri matwara amacu. Imana y'u Rwanda nihibarizwa. Abanya Australia bakavukire babitaga ba Aborigines, n'abirabura. Abantu bakomoka mu kirwa nka New Zealand babitaga Maoris, n'abirabura. So abirabura rero ni benshi, kuvuga rero ngo bayihaye abirabura, sinzi n'abavuga Abanyafrika simbizi. Dufite n'abirabura bacu bagiye babimukira bajya mu migabane. Ushobora kwemeranya n'abantu bavuga ko Bibiliya yakoreshejwe nk'intwaro ya gikolonize muri Afrika, ariko siho honyine. Ubundi Bibiliya abantu kuki bagenda bacupara bagenda bamanuka bagana ikuzimu ariko ntibabirebe, ariko bafite amaso yo kureba ibi by'isi, kugenzura ibihe, gukora ibiki, ariko ayo maso kuki batayafite? Noneho ukumva abantu bafashe ikintu cyabo kibareba bagihariye agatsiko k'abantu runaka, abantu bakaza bigisha, urugero nk'abigisha UBWIRU KIRIMBUZI, wajya kubona ukabona abantu barabahombotse inyuma babwira ngo twari twarayobye rwose nabo twari twaramenye ukuri. Kuvuga yuko uyu muntu yaba yarasomye Bibiliya ntabwo aba yarayisomye kandi ngo ababazi ibi, yarayisomye koko, ariko yayigishijwe nande? Nuwuhe mwuka yari afite in the first place? Oya, ntibyakundiye yuko habaye impaka zivuga ngo bagomba gusubira iwabo kuri kavukire rero ni hariya abatujwe muri Palestine. Nongere nibutse ko umugambi wa Illuminati wo kubatuza hariya n'ubundi ntabwo kwari ukugira ngo bahabagarure mu rwego rwo kuzana gukemura ikibazo cy'ubuhunzi bwabo, aho kwari umugambi wo gutegura gahunda y'intambara ya gatatu y'isi zabishingiye ku madini, ariyo yiyingi ubu ngubu twashowemo. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Turabasuhuza nshuti bakunzi ba AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turasuhuza abantu baherereye mu Rwanda, abaherereye hanze y'u Rwanda, abaherereye muri Amerika, mu Bwongereza. Turasuhuza abantu baherereye muri Canada. Umuntu wese udukurikiye, Imana ni umugisha. Ubushize rero hari ikiganiro twari twakoze na P.r Musisi, hagira abantu babaza ibibazo. Nagiraga ngo P.r Musisi yaraje aje gusubiza ibibazo bari bamubajije. Reka twakire P.r Musisi asubize ibibazo bari bamubajije. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Reka nsuhuza ba AYALONI TV bumwete mugira muri uyu murimo, muri uno mwanya wo gusuhuza abadukurikira bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, ku mugabane wacu mwiza wa Afrika, no ku migabane yose igize isi nk'umubumbe, bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntibagiwe no gusuhuza abavuga indimi zishamikiye ku Kinyarwanda, abavandimwe bacu b'Abarundi, Abanyamurenge, Abanyabwisha, Abafumbira, Abahororo, Abahangaza, n'abandi bose bize Ikinyarwanda, abanyamahanga bakaba bazi bakivuga. Abashima Imana kubw'ururimi Imana yaduhaye rwa basukuruza, yuko narwo dushobora kurwunguramo ibitekerezo, cyane cyane bijyanye n'ibyugarije inyoko muntu. Ndabasuhuje cyane, mbifuriza ibihe byiza n'amahoro y'Imana. Murakoze. Uwiteka Mana yacu turagushimye kuri uyu munsi, tugiye kuba tusubiza ibibazo bikomeye kandi nta kibazo dusubiza inyuma tutitaye ku kibaza ibyo agamije, ariko twifuza yuko wowe ubwawe wamugenderera ndetse ukagerera n'abandi bose bashobora kubigiramo inyungu, bafite ibitekerezo nk'ibyo cyangwa bibaza nk'uko yibaza. Umwami wanjye wari ubahishurira kandi abari bayobora mu kuri kose. Nuko rero turakora nk'abantu ariko ukuri nk'Imana ku bugingo bwabo. Ushimwe uko wemeye kubiduhera ubuntu n'imbabazi zawe. Nabyo tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze Pastor. Ubushize mu kiganiro twari twakoze, hari abantu banditse amakomanteri menshi, abandi bagira ibibazo bifuza kukubaza. Hari abanditse komanteri zo kugushimira kubwo ibyiza urushaho kubagezaho, ariko hari n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Nagiraga ngo hari umuntu witwa Katabirora Kivejuru, yabajije ibibazo byinshi bigera muri 21.
sinzi ko byose wabisubiza aka kanya ngo birangize. Nabonye bimwe yagendaga avuga ngo tuzabikoremo ikiganiro, nagiraga ngo ugende ubisubiza, urasubiza bike muri byo, kuko byose ntago wabirangiza, ibindi uzagenda ubikomerezaho indi minsi. Reka noneho dutangire dusome ibibazo by'uyu muntu bita Katabirora Kivejuru. Yatangiye avuga ngo amahoro kuri TV ziha urubuga Pastor Musisi agatangariza ukuri isi. Ndifuza adresse ya Pastor Musisi kuko hari ibibazo nifuza kumubaza. Nanjye mfite umuhamagaro wo kutemera amadini n'ibiyakorerwamo byose, ariko nkemera ko hari umuremyi wa muntu n'ibimukikije byose. Nagerageje gusoma Bibiliya no kuyisesengura, nasanze ari ikinyoma, ndetse n'abayitugezaho bakayishyira mu biganza byacu abavuga ururimi tw'isi Kinyarwanda ari abanyabinyoma. Mumbabarire, ntawe ngambiriye gukura mu kwemera kwe cyangwa gukomeretsa. Icyo ngamije ni ugushakira hamwe ukuri nyako twahishwe, kuko namaze kubona ko hari icyo twahishwe kandi gikomeye. Ikibazo cya mbere nifuza kubaza nyakubahwa Pastor Musisi, ikibazo cya mbere ni iki ngiki. Yatangiye avuga ngo Bible yanditswe nande cyangwa n'abandi, yazanwe nande cyangwa n'abandi mu biganza by'abirabura. Yari igamije iki? Yari igamije iki ku birabura cyangwa ku kiremwa muntu? Ko muvuga ko Bible yanditswe n'abahanuzi bo mu binyejana by'ahambere, kandi tuzi neza ko icyo gihe bandikishaga ibaba babanje gukoza muri wino. Ni gute inyandiko z'icyo gihe zitagaragazwa, hakagaragazwa izandikishijwe imashini computer? Muri make ndifuza ko mwazakora ikiganiro ku nkomoko ya Bibiliya ku buryo bwimbitse, udaciye ku ruhande, kugira ngo abavuga ururimi twise urw'Ikinyarwanda tumenye ukuri nyako. Kandi ndagusabye ujye ugerageza kuvuga ururimi rwacu. Murakoze. Uyu muntu arakoze kuba abajije ibibazo, kandi koko afite benshi bamuhagarariye cyangwa bameze nkawe, cyane cyane hano mu Rwanda. Tumaze kugira abantu benshi bavuga cyangwa bafite ibitekerezo nk'iby'uyu muntu afite. Wenda sinzi yuko bizera kimwe nawe, ariko hari abantu benshi bagenda bakurikira cyangwa bibaza ku bintu nk'ibi. Niyo mpamvu tutahinyura ibyo avuga. Cyakora icyo numvise, kandi wenda mbere yuko nsubiza bya bibazo byo byanditse, hari imvugo numvise ashatse kuvuga ntabura kugira icyo nyivugaho. Kuvuga yuko yasomye Bibiliya akayigenzura agasanga ari ikinyoma, ibyo uko birashoboka, kuko ikinyoma ni iki cyangwa ukuri ni iki? Hari icyo abantu bita ikinyoma ariko kuri, hari icyo abantu bita ukuri kandi ari ikinyoma. Kuvuga ngo yasanze ari ikinyoma, aho ngaho yabarengereye. Gusa cyakora ni uburenganzira bwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo Bibiliya ushobora kuyisoma ukoresheje ubwenge bwawe, ntabwo ushobora kuyumva. Nta n'ubwo ushobora kuyisoma ufite umutima w'impaka nanone ngo uyumve, kuko Imana ntegurizwa izuru. Twe twibwira yuko Bibiliya, kuki avuga mbese Bibiliya ntavuge ibindi bitabo? Ibitabo by'abanyabwenge byinshi cyane byanditswe, n'ibya sayansi byinshi, n'ibyiki byose. Ibitabo ni byinshi, kuki yibanda kuri Bibiliya ariyo yibasiye? Icyo nacyo ubwacyo ni ikibazo umuntu yagenzura. Ni ukuvuga rero impamvu ndibwira ko atasomye Bibiliya yonyine, yasomye n'ibindi bitabo, kuko ibyo bitabo atabyita yuko byo bishobora kuba birimo ibinyoma. Ubwo azabinsubiza. Ikindi, Bibiliya amaze kumubwira ko ntapfa kuyisoma. Jewe nkuko nge nyizi, ntapfa umuntu kuyisoma agambiriye kuyijora, ntabwo ashobora kumenya ukuri kwayo. Ubwo rero kuba yavuze yuko ari ibinyoma, birashoboka yuko we kubwe yayita ikinyoma, usibye yuko nawe ubwo ari ikinyoma. Ubundi umuntu ni ikinyoma. Imiterere gute Pastor? Umuntu ni ikinyoma kuko akenshi aribeshya.
akiyumva akiterura niyo mpamvu rero umuntu ahaguruka akica abandi akashaka kurya ibya benshi agashaka kugira ngo yemerwe agashaka gushyiraho agahato kandi ejo ari umuyaga uhuha ejo azava imbere y'abantu na bya bindi akabisiga ni ukuvuga yuko ari ikinyoma kuko ibyo yakoraga byose ntabwo yari azi yuko ubwe ntacyo ari cyo buriya nabwo aba ari ikinyoma so ikinyoma rero ni icyo ngicyo ubundi ukuri ni Imana ko niba hiteka ryose ikindi aravuze ngo ariko wowe yemera Imana umuremyi iyo Mana se ayemera ayibwiwe n'iki ubwo nitujya ku kibazo cye cya mbere ntonza kuza kuvuga noneho icyo jyewe nemera aho ibi ngibi bituruka kuko ntabwo wava ngo wemera Imana umuremyi wayibwiwe nande abantu bose bo mu isi bemera icyo bita the deity ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ngo ahantu ho tutazi hari ikiremwa nk'iti ikiremwa kuko Imana ntiba yararemwe ariko niyo mvugo nakoresha gifite ubushobozi buri hejuru y'umuntu noneho ubwo icyo gihe rero niyo bita deism iyo filozofi yitwa deism so deism nicyo yigisha abantu twebwe rero ntabwo twemerera muri deism niyo yemera ngo Imana y'u Rwanda hari Imana amoko yose akagenda avuga ikintu cyitwa Imana twe turavuga icyo bita theism ni filozofi cyangwa ni ihame ni kubiza filozofi ritwigisha riduhisha ariko hari Imana yiyeretse abantu yo ubwayo ikabashaka ikabibwira ikabihishurira ikabaha n'umugambi ikabaha amateka y'uko bameze n'ibyago bafite ikabyereka aho bituruka ikabereka n'igisubizo cy'ibibazo bafite iyo niyo Mana nkorera kandi namamaza ese pastor utarakomeza mpise ngira ikibazo aho ngaho ese Imana y'u Rwanda wenda uzadukorera ikiganiro cyimbitse cyo kudusobanurira Imana y'u Rwanda n'Imana rurema cyangwa Imana dusenga ese biratandukanye biriya numva abanyarwanda bavuga ngo Imana y'u Rwanda ngo Imana ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda ese iriya Mana baba bavuga ese ni Imana rurema hari urujijo nagira ngo uzadusobanurire nizo attributes zirapfuye Imana itaha yirirwa ahandi igataha i Rwanda byumvikane yuko ni Imana idashobora kubera hose icyarimwe ifite aho yirirwa ikaza gutaha i Rwanda iyo Mana rero ni imwe mu Mana zitwa Imana z'inyamahanga kandi birivuga yuko Imana z'inyamahanga ari ibigirwamana iyo tuvuze Imana z'inyamahanga ni iki ni Imana amahanga yose yo ku isi yaramyaga mbere ariko na nyuma yuko Imana y'ukuri yihishuriye abantu iyo Mana yihishuriye abantu kuko abantu bayanga bagashaka gusingiza iyo batazi tigeze ibihishurira bize kubera ibyo bita oral history amateka ajyanye n'ababo uko babivuga abanyekongo amoko yo muri Kongo ni burya n'abanyekongo ntibabaho ariko amoko agize Kongo amoko agize Ubuganda n'u Rwanda abanyarwanda nibo bafite ubwoko bwihariye nk'igihugu twavuga ko turi abanyarwanda ibyo nibyo tutitaye ku moko yandi cyangwa icyo bita sub groups dufite ariko ndagira ngo numvishe uwo muntu yuko hariho abantu batekereza ibintu bitari byo so muri rusange n'ikibazo cyo nagishubije ibyo bitandukanye n'Uwiteka Imana attributes cyangwa ibiranga iyo Mana urabyumva yirirwa ahandi igataha i Rwanda Uwiteka si ko ameze ahabera hose icyarimwe ntaho begera aho arara ntagira adresse Imana y'u Rwanda ifite adresse yayo aho bita mu bihondohondo byajya kinama cya Ruhengeri mu matwara amacu Imana y'u Rwanda niho ibarizwa iyo rero twasanze yuko ari ikigirwamana nje nanjye umunyarwanda kandi hariho values z'abanyarwanda nemera ariko iyo bigeze kuyoboka Imana aho ngo turatandukana kashaka kugira ngo abanyarwanda bamenye Imana rurema yabaremye yaremye n'andi moko yose ari munsi y'ijuru ese iyo Mana y'u Rwanda bavuga urayemera ntabwo nyemera nayemera ntese kandi nkubwiye yuko ari ikigirwamana ese iyo Mana yitwa Imana y'u Rwanda itari Imana y'isi yose yaba ari Imana ki Imana ya Isirayeli azakubaza kubaza ngo muri ya Mana ngo ni ya Isirayeli oya yiswe Imana ya Isirayeli Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli
kugira ngo iyitirirwe ngo kandi amahanga yose niyo azaramya, ariko yiyeretse umukurambere. Nibyo ashaka mu kibazo cya kabiri, niho nza kubivugira neza. Umukurambere wabanje kuyibona ivugana nawe, imuha n'isezerano. Iryo sezerano ntabwo rigeze rihabwa ritangwa n'indi mana iyo ari yo yose. Yes. Ubwo ndashaka kwereka yuko iyo mana yo y'u Rwanda ntabwo nyemera. Okay, murakoze. Yeah. So ubwo rero ikibazo cye cya mbere wakinsomera naba bishoboka. Ikibazo cya mbere cyagiraga kiti Bibiliya cyangwa Bible yanditswe nande cyangwa nabande? Wabanje bamusobanurira ko ngako kuko nabonye ikibazo cye ni kirekire gisaba kugisubiza mu maseri. Yanditswe nande, yandikiwe bande, yanditswe nande cyangwa nabande, yazanywe nande, ni bande cyangwa nabande mu biganza by'abirabura. Ibi rero nta naho birahuriye, kuko Imana ntabwo ijyanye n'ibyo ngibyo. Imana, Bibiliya ni igitabo cyandikiwe imyaka 1500. Cyanditswe nande, ntabwo cyanditswe n'umuntu umwe, cyanditswe nabande. Twavuga ko cyanditswe, Imana yakoresheje abahanuzi ariko bakomoka mu rubyaro rwa Isirayeli. Abo ngabo nibo bayanditse, ntabwo ari inde ko si umuntu umwe, kandi yandikiwe imyaka 1500. Ntabwo ari ikintu cyanditswe umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, ni imyaka 1500 y'ubuzima bw'igihe kirekire. Imana ihitamo ubwo bwoko yahisemo ari rwo rubyaro rwa Aburahamu ku mubiri kugira ngo ibane narwo. Hanyuma iyo Mana muri Kristo Yesu yigaragariza abari mu isi. Noneho Yesu Kristo aba ari we utumwe intumwa ze zikomoka mu Bayuda n'ubundi kugira ngo bajye hirya no hino babamaze iyo Mana y'ukuri. Kandi iyo Mana uko yabanye n'Abayuda byatubereye, cyangwa Abisirayeli muri rusange byatubereye akabarori, kugira ngo tumenye iyo ubwayo ntabwo ari Imana yitirirwa igihugu, ni Imana yitirirwa gukiranuka. Abakiranutsi nkuko Petero yabivuze ngo ukiranuka akayubahiza abana nawe ititaye ku bwoko bwe, nabo yarabanenze, ndetse nabo ibafata nk'andi moko yose, kuko nabo batageze ku rwego rukwiriye. Kristo cyamuzanye kwari ukugira ngo muri we noneho duhabwe gukiranuka kwa ya Mana. Ubwo rero iyo ndagishubije, ndumva asubiza ikibazo cyo kuvuga ngo yanditswe nabande n'abamubwiye. Yandikiwe icyo kuvuga ngo yageze, akandi kabazo cye karavuga ngo ese ngo yageze ite mu biganza ngo by'abirabura. Abirabura it's not necessary. None se abirabura kuki ariko abantu bireba nk'abirabura? Twe turareba inyoko muntu. Inyoko muntu ifite ikibazo kimwe. Abirabura turarwara tugapfa, n'abazungu nuko, n'abariya bo twita abantu b'umuhondo nuko, kuko hari abazungu bo twita Caucasians, abo ngabo bafite uruhu rwera cyane. Tukagira abandi bantu twita abera ariko b'umuhondo nk'Abashinwa n'Abayapani n'abantu muri Aziya bose. Tukagira n'abirabura, tukagira n'abandi bantu bafite ibara ryo kwera ariko atara batera, nk'abantu bo bita Shemites, nk'Abarabu cyane cyane, n'abandi bantu bakomoka muri Asirazuba bwo hagati. Hakaba n'Abanyamerika bitwaga muri Abahinde b'umutuku. Abo n'abantu kuki abo ngabo abantu tabavuga. Tukavuga n'abirabura blacks, kandi iyo tuvuga abirabura avuza abirabura ntabwo baba muri Afurika gusa. Birabura bakwiriye imigabane yose ko ari 5. Abahinde hari bice byabagamo n'abirabura, nk'abantu bakomoka muri za Sri Lanka barirabura, abantu bakomoka muri Australia abagamo abantu babanya Australia bakavukire babitaga ba Aborigines n'abirabura. Abantu bakomoka mu kirwa nka New Zealand babitaga Maoris n'abirabura. So abirabura rero ni benshi, kuvuga rero ngo bayihaye abirabura n'abavuga abanyafrika simbizi. Dufite n'abirabura bacu bagiye babimukira bajya mu migabane nka za Amerika, kandi iyo bagiyeyo si bo bonyine, n'abanyaburayi bagiyeyo, n'abandi bantu bakomoka mu yindi migabane bagiye guturayo muri Amerika zombi. So rero abo ngabo twe turabireba nk'inyoko muntu. Ntabwo ikibazo abayihaye abirabura ni bandi. Ishobora kwemeranya n'abantu bavuga ko Bibiliya yakoreshejwe nk'intwaro ya gikolonize muri Afurika, ariko siho honyine. Ubundi Bibiliya
yatangiye kwigishwa muri Palestine. Palestine ni hehe? Ni kariya gace kagize Isirayeli ya kera, harimo biriya bihugu nka Ubuyuda ni Samariya. Ngo yatangire kwigishwa ari message cyangwa inkuru cyangwa guhamagara k'umuntu kugira ngo ugire kubana hagati ye mubano n'Imana muri Kristo Yesu. Ariko iyo bakomeje kwigisha igeze i Roma ihinduka idini. I Roma ni icyicaro gikuru cy'ubutware bwaje kwigarura isi, ariko bwatangiriye i Burayi mu Butaliyani kwiza kwigarurira isi, ariko buhereye mbere na mbere gufata Uburayi n'ibice bya Aziya y'Uburasirazuba bwo hagati, hanyuma nyine yakura ikwira isi yose igera muri Amerika igeza no muri Afurika. Ubwo bwamira ihageze rero ngo byahindutse idini. Idini mu yandi magambo ni inzira, ariko mu yandi magambo ni imyumvire n'imyizirire ifite amahame yanditse runaka abantu bagenderaho, akaba ari yabaranga. Ubwo yayobokamana cyangwa ya nkuru nziza ya Yesu Kristo yari ishingiye guhumuza umuntu ku giti cye na Kristo, ibitakaje umwimerere ihinduka idini. Imaze kwigarurwa n'Uburayi bwose yahindutse umuco. Yego, aho ngaho wenda nubwo nkuciye mu ijambo, hari abantu benshi batazi idini n'itorero, difference iri hagati aho ngaho. Ntabwo kumenya itorero ni ikintu gikomeye cyane, kandi abantu baracyanga kucyumva. Itorero rigizwe n'abantu b'intore b'Imana yahamagaye, yamara kubahamagara ikabatoranya, yamara kubatoranya ikabaha umwuka wayo ariyo kamere yayo. Abo bantu rero nibo torero ry'Imana, kandi bahishurirwa ubwiru bw'Imana, kandi bagakunda kubana nayo, bakishimira amaso yabo bayahanga mw'Ijuru, ntago bayahanga mw'isi. Bategereza kugaruka kwa Yesu Kristo bigengesereye, batekereza, bahora biteguye, bahora biyeza kugira ngo bashobore kuzajya mu bwami bwateguwe. Ntabwo bareba isi bareba nk'ibambwe kuri bo, nk'uko Pawulo ubwe yabivuze nk'umwe mu batoza bacu b'igitangaza. Nk'uko na Yesu isi atayikunze, bashatse no kugira umwami, Yesu arabyanga, abaca mu myanya y'intoki arabasiga. Pilato yarambaje ati uri umwami, aravuga ati ibyo uvuze ni ukuri kuko ndiwe, ariko ubwami bwanjye ntabwo ari ubwo muri iyi si. Noneho Yesu aramubwira ati kandi ukunda ukuri azaho undi. Ndaramubwira ati se ukuri ni iki? Cyo ni ikibazo. Icyo niyo ngo yabazaga ngo iki basanze ari ikinyoma. Ukuri ni iki? Na Pilato ntiyabimenye. Ukuri ni Kristo wari umuri imbere, ariko Yesu ntacyo yamushubije. Kuko aramubwira ati uzi ukuri azaho undi. Byari bihagije Pilato kuvuga ati noneho nanjye ndemeye unkiza, kuko niba uzi ukuri azaho uri nanjye ndagusanze. Ahubwo ntabwo ibyo yabikora, we kumbaza ngo ukuri ni iki. Ibyo rero ni ikibazo cyo dufite. So itorero rero rigizwe n'abo bantu, n'abantu bake ariko bari ku isi, ntabwo ari idini. Ibyo abantu babyumve, nta nubwo aya madini yita amatorero tubyemera yuko ariyo. Ashobora kwiyita ko, kuko amatorero nyine umuntu icyo yiyise n'ubundi yita ikiza. Turi itorero, ariko itorero se riyi muri itorero rya Kristo. Ni ukuvuga aya madini yita amatorero duhora tubona aha hanze aratubesha. Ntabwo navuga ngo aratubeshya gusa, umuntu yagenzura niba ibyo muvuze ari byo bibaranga. Kuvuga ngo aratubeshya simbizi, kuko buryo umuntu kubeshya nuko bayagambiriye kugira icyo ahisha. Ariko hari umuntu uvuga akavuga ikintu ariko acyemera yuko ariko kuri, kandi mu by'ukuri atari byo. Ahubwo ukaza kumubwira uti noneho nkurikije itorero ry'Imana ryakabaye rirangwa n'ibi nibyo ufite se, nibyo mwizera, nibyo mukoreramo. Yarangiza akakubwira ati nibyo cyangwa si byo, so ugakoresha icyo kintu. Tuvuye nk'urugero, itorero ry'Imana Bibiliya ivuga ko riyoborwa n'urugero, ariko ubu ngubu urabona yuko itorero byabaye akajagari.
kandi bagenda abo bariyobora bivuga ngo barayobora amatorero niyo bagenda niyo kuvuga amadini ko bibaye amadini ho nta nicyo nabapfa nabo ariko niba bavuga ngo ni amatorero itorero ry'Imana bagomba kumva riyoborwa rite hari kondisiyo ziranga itorero ry'Imana ariko uzasanga riyoborwa n'umuntu wese ubonetse riyoborwa niba birivuga ngo uyobora itorero ry'Imana ntakaba umuntu ukunda impiya none ugasanga ahubwo abakunda impiya barubebe nibo barigira bate nibo bashaka kuyobora riyoborwa n'umugabo ufite umugore umwe ugasanga uriyobora we nta n'umugore agira cyangwa se biramambu ugasanga bakoze ishyano ahubwo umugore niwe wimitswe n'uriyobora noneho bikaba bigeze no ku rwego rwo gushyiraho abatinganyi ngo nabo barigira bate kuko nabo bakora none ugasanga ibyo bintu bagenda bipfa abantu bareba ariko ntibazi yuko amaso ubundi Bibiliya iravuga ngo uri impumyi niko umwami Yesu yabwiye abantu itorero ry'Irawodokiya uri impumyi ni byiza yuko wanguraho umuti ugasiga ku maso yawe kugira ngo uhweze biragaragaza yuko abantu kuki bagenda bacupara bagenda bamanuka bagana ikuzimu ariko ntibabirebe ariko bafite amaso yo kureba ibi by'isi kugenzura ibihe gukora ibiki ariko ayo maso kuki batayafite none ukumva abantu bafashe ikintu cyabo kibareba bagihariye agatsiko k'abantu runaka ngo ni abayobozi ngo nibo bagomba kubatekerereza nabonye abantu babyina bakoze ubukwe ngo umugabo wo muri Kenya umupasitori n'uwo muri Afurika y'Epfo nayo umupasitori ngo bari bakoze ubukwe abahuje ibitsina barangije abayoboke babo bakora ubukwe bavuza impundu abase ni bantu Yesu yaravuze ngo impumyi niyobora indi byose bizagwa mu rwina so rero icyo niyo kibazo nagishubije ntabwo amadini ariryo itorero ry'Imana ni rimwe rya Kristo Yesu ni naryo duhirimbanira kugira ngo ribe revived rigaruke cyangwa se rigaragare no kugaragara bitoroshye ariko nibura abaryo Yesu yaravuze Paulo yaravuze ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze rwanditswe ngo Uwiteka azabe abo ngabo bakomeze bagaragare baboneke imbere y'Imana Imana babone binyuze mu kumva ubutumwa bw'ukuri abahisemo bikurikire ariko nabanze nabo uburenganzira bwabo ari ibindi byose bisigaye wapi ese ni nk'izihe karagiteri cyangwa uwuhe mwifato uranga abanyetorero nta wundi mwifato kereka gusa na Yesu kuko Bibiliya isobanura neza ko wenda kavuge mbisoma kugira ngo hataza kugira undi muntu wenda wifata ukundi ndumva ariko wa mwene wacu byatubaje usa nkaho twabivuyeho ariko reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 4 umurongo wenda katuve kwa 11 aravuga ngo nuko Mwuka Wera aha bamwe kuba intumwa kandi kuba intumwa ze ahanga tubaye tubyumve neza ari abantu bitwa ngo ni intumwa ariko se ni intumwa zandi nuko habamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi ahanga tuvuga abahanuzi nabo tuvuga abantu bapfumba bagenda bamamaza hirya no hino bidafite umumaro ahubwo n'abahanuzi b'Uwiteka bavugishwa n'Umwuka Wera niyo mpamvu ibyo bavuga tubigenzuzo Mwuka twahawe tukabona yuko tukagenzura kugira ngo turebe niba bidahabanye n'umugambi w'Imana w'Agakiza n'ubuhanuzi nyabwo bwa Bibiliya ngo n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza arabavuga ubutumwa ariko butari ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kugira uko bwigishwa n'abandi kuba abungeri n'abigisha abungeri ni abashumba nawo ni umuhamagaro umuntu ahabwa ntabwo ari ikintu umuntu gusa atekereza ariko ashobora kucyifuza Paulo aravuga ngo wifuza kuba umwepiskopi wifuje kuba ikintu cyiza ariko ngo wifuza ibyo ngibyo agomba kurangwa n'ibi bikurikira arabivuga mu gihe ibyo utabifite cya cyifuzo cyawe gishobora kuba cyaturutse ku Mwuka Wera uko Umwuka Wera yagiye kuguhamagara kugira ngo ube umwungeri ugomba no guhabwa za qualifications bya byangombwa bisabwa kugira ngo ube umwungeri noneho kuba umwigisha rero umwigisha w'ijambo ry'Imana
ntabwo rubonetse wese umuntu aza agafata icyanditswe akagikubita hariya akacyubakaho ibintu ngo ni umwigisha. Oya, umwigisha Pawulo Yesu umwami yaravuze ngo umwigisha ngo umwigisha mwiza ngo nuvana ibintu mu bubiko bwe mu bya kera ngo n'iby'ubu. Ari ukuntu yabivuze muri ubwo buryo. Izo minisiteri nk'uko tuzita uko ari eshanu: intumwa, abahanuzi, abavugabutumwa bwiza, abungeri n'abigisha. Kuki umwuka wera abashyiraho? Kuki umwuka wera akwiriye kubatoranya kandi akabashyiraho? Umurongo wa 12 urabisobanura ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo ryo torero rikeneye abo bantu b'uburyo butanu, kandi bahamagawe bashyizweho n'umwuka wera. Nibo bonyine bashobora gukora umurimo w'Imana ubonereye Imana. Kugeza ikigamijwe cyangwa intego ni ukugira ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku gihagararo, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Iyo abantu iyo bagifite ikibazo cyo kutagira kwizera kumwe, ntabwo itorero riba ryakabonetse. Itorero ntabwo rishobora kuboneka rigizwe no kwizera kunyuranye, rigomba kugira kwizera kumwe. Amadini n'ibyitwa amatorero birangwa no kugira kwizera gutandukanye, kandi abameze batyo ntabwo bashobora kwitwa itorero ry'Imana. Ariko Bibiliya isobanura ku buryo budasubirwaho ko hariho urufatiro rugihagaze rwashyire rufite ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabe. Abo ngabo Uwiteka azi bafite kwizera kumwe. Ku kwizera kumwe niho kubaranga yuko bahawe umwuka wera w'Imana. Ntabwo umwuka wera w'Imana ashobora kugira kwizera kugizwe n'ibice binyuranye. Niyo mpamvu rero dukomeza tuva ku murongo wa 13 kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera, nari maze kubivuga, no kumenya umwana w'Imana, tukamenya Yesu Kristo ari we, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku gihagararo, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Nuvuga kugera kumera nka Kristo, nka kamere ye bwite uko ari. Iyo niyo ntego y'itorero ry'Imana rya Kristo Yesu, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahangaha iyo abantu tugishobora kuba tugiteraganwa hirya no hino, nkuko nimaze kubivuga, kubona abantu bakora ubukwe bw'abatinganya abantu bakabwitabira ngo ni abayobozi babo, ubwo no guteraganwa hirya no hino. Iyo nayo ikaba ari imyigishirize tukayemera. Abantu ejo bakadukana ikintu bakagishora mu bantu tukacyemera, tugatereragana hirya. Ni uburiganya bw'abantu kandi turimo turabukurikira. Ibyo biba bigaragaza ko itorero ntabwo ryari ryaboneka, ariko ntibivuze ngo ntirihari, ariko riri mu ibanga. Ab'Imana, kuko Imana yo ntabwo yahomba, ifite uko ihamagara abantu bayo bakamenya ukuri. Hamwe n'ibyo rero ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. None ugasanga niyo mpamvu ubu ngubu abantu basigaye baduka, abantu bakaza bigisha urugero nk'abigisha ubwiru kirimbuzi. Wajya kubona ukabona abantu barahombotse inyuma, babwira ngo twari twarayobye rwose, nabo twari twaramenye ukuri. Abandi bakaza bigisha ngo hakurya y'ubuzima. Sinzi icyo kintu nabagije ngo ni hakurya y'ubuzima. Ugasanga abonye bamugiye inyuma. Undi akaza yigisha abitona abakomite, bano baje ngo bava mu Buyapani, ugasanga abantu bamugiye inyuma. Amadini ugasanga nayo arakurura bayo. Undi akaduka akaza avuga izina rya Yesu, ariko akorera mu buryo bw'imikorere ya gikonikoni. Uwo nguwo abantu bakamujya inyuma. Ni ikigaragaza yuko ba bantu n'abana, cyangwa se ntibigeze banavuka, kuko hari uko umwana burya aba yaravutse akeneye kurerwa. Pawulo abo yabwiraga abangaba nabo yumvaga yuko ari abana
ariko babyawe n'Imana. Ariko abandi ntabwo bigeze babyarwa n'Imana, ntibigeze bumva n'ubutumwa bwiza. Nta bantu bibereye gusa, bibereye mu madini gusa, bariho bameze nk'inka. Barabwira ngo nimuze bakaza, nimuhaguruke bagahaguruka, nimwicare bakicara, nimukore mu mifuka bagakora mu mifuka. Abo ngabo bameze batyo. Bakagenda babwira ngo nimugende, mugiye ngo mugende muranezerewe, mukuweho byose, bakagenda imitima yabo inyuzwe, ariko ari uburiganya bw'abantu. Abo ngabo ni yindi kategori, abo ni abanyamadini. Ahubwo ngo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we, muri byose, durakurira muri ndetse. Iyo dukura turi abana twaravutse, ariko turakurira muri nde? Turakurira muri we, muri Kristo Yesu. Uwo Kristo Yesu dukuriramo rero niwe mutwe, turi umubiri we. Kandi umubiri we n'umutwe iyo bihuye bikora ikintu cyitwa itorero. Itorero rigomba kuba Kristo ariwe mutwe waryo. Noneho uwo mubiri nibo ugaragara neza kuko umutwe ni Kristo. So rero dukurira muri we, kandi ngo kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanywa, ngo nuko ingingo zose ngo zigirirana, ngo niko ingingo zose ngo niko zigirirana. Nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Ukuvuga igice muri uwo mubiri harimo ibice binyuranye, ko bibiri twigisha. Nkuko umubiri ugira amaboko, amaguru, amaso, amatwi, amazuru, ariko buri kintu cyose kigakora umurimo cyagenewe. Uwigisha akigisha, uwutanga agatanga, ugasanga mbese turashyigikiranye muri uyu murimo wo kugira ngo abantu bagere ku rwego twumvise rw'igihagararo cya Kristo. Akagenda agakomeza avuga ngo muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo. Ni ukuvuga ngo wa mubiri ari wo torero, ni hehe ukura gukura kwawo? Ni kuri Kristo, kuko ari we mutwe. Noneho akavuga ngo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Urukundo ni itegeko ariko ry'umwuka tugomba kuba dufite, rigomba kuturanga, dukundana hagati yacu ubwacu kandi tugakunda n'abandi. Ariko aba bantu ntabwo dushobora gukundana. Uravuga umuntu agahekenya amenyo, undi agatangira akakujora, undi akakwigana, undi akatangira gupanga ibijya kunyuranye n'ibyawe, cyangwa undi agashaka akibira yuko uvuga wenda ari inzira unyuramo kwiyamamaza, nawe agashaka ubundi buryo nawe yaba paralelo mugendera nawe yiyamariza kuri iyo platform. Ariko ntabwo ari byo. Tugomba guca bugufi tukamenya neza ibyo turimo. Kristo uwo nguwo tukamenya yuko tugomba gukurizwa muri we. Niryo torero ry'Imana, kandi rishobora kutaboneka mu isi mu buryo bugaragarira amaso, ariko rirahari, kuko Imana ntihomba kandi irabafite abameze batyo, kuko niyizi byose. Ndumva nkushubije Imana bumuje. Murakoze Pastor. Reka uriya muntu wabajije ibibazo, reka tubyinjiremo twihuta kugira ngo nawe umusubize ibibazo bikeya. Ndagira ngo wakomereza kuri iki kibazo cya mbere, ntabwo kirarangira, hari B ikomeje, nagira ngo uyikomerezeho. B iravuga ngo iki? Iravuze ngo ni gute inyandiko z'icyo gihe zitagaragazwa, hakagaragazwa izandikishijwe n'imashini. Uyu nguyu uramubwira iki se? Ubundi mbere y'uko imashini iza ya icyo twita printing press, abantu bandikishaga. Ngira ngo uyu muntu yavuze ko yasomye Bibiliya ariko nta nubwo anayimenye. Kera hari itsinda ry'abantu bitwaga abanditsi. Abo banditsi bandikaga ku mpu, bahoraga bakoresha ibyanditswe babisubiramo, ibyanditswe byera babisubiramo buri gihe kugira ngo bye kuzibagirana. Ntabwo bandikaga ibintu bishya, ahubwo bagendaga uko bigenda bisaza, bagenda babisubiramo babyandika. Wari umurimo wabo kubitunganya bakabyandika. Niyo mpamvu Yesu abo yasanze bitabo n'abanditsi n'abafarisayo. Uhereye icyo gihe rero, nyuma yaho habayeho inzandiko zindi zabungabunzwe zirabikwa, zanditswe nyuma mu gihe cy'isezerano rishya. Izo nyandiko rero nizo zaje kubikwa n'abaratini cyangwa abaroma, ibyo bita the classic writings, early writings of the Romans and the Greeks. Imyandikire ya kera
y'Abaroma n'Abagiriki. Icyo gihe rero abo ngabo baranditse ibyo byabo barabirinda kugeza ku gihe printing press, imashini yindi yandika yaziye. Bafata bya byanditswe byari byaranditswe, noneho na wino bari baragiye bandika ku bindi bintu, kuko mbere bandikaga kumu, hanyuma ngo banditse hari ahandi hantu babyimuriye, noneho biza noneho kwandikwa bijya muki bijya mu mashini, biza ari inyuguti noneho zanditswe ku mpapuro. Noneho igihe kiragera ubu ngubu byizwa no mu mashini cyangwa se no muri computer nk'uko yabivugaga. Ibyo rero tukaba dushima Imana ko byagenze kuriya, kandi ntabwo byanditswe n'umuntu. Uyibuza kwandikwa n'umuntu, ndavuga bino byanditswe byera byaturutse ku Mana. Ikimenyimenyi nuko abisi badashobora kubikurikiza, ahubwo babihakanya, ndetse n'abitongo barabifite bagomba kubyigisha abandi, usanga babigoreka, kuko ni iby'umwuka w'Imana. Ubwo rero aho ngaho nicyo namusubiza kuri iyo ngingo. Icyo kibazo cye ndumva aho ngaho ariho umuntu yagisubiriza. Ikindi yakomeje yavuze ngo ndifuza ko wazakora ikiganiro ku nkomoko ya Bibiliya ku buryo bwimbitse udaciye ku ruhande. Inkomoko ya Bibiliya nayisobanuye, navuze uburyo Aburahamu sogokuruza, mbere nasubizaga babyanditse, ariko Imana navuze yuko mwitangira, navuze yuko nemera ikintu Imana yigaragarije abantu, ari byo twita muri theologiya ibyo bita theism. Theism ni Imana yigaragarije abantu, atari Imana yo mu mitwe y'abantu, abantu bakomora mu nkuru bagiye basigirwa n'abakurambere babo. Imana yigaragarije abantu. Ijambo ry'Imana riratubwira mu itangira ry'ibihe, kuko hari benshi bashobora kugukira mu bintu nk'ibi ngibi. Mu itangira Bibiliya itwereka Imana icyo yakoze. Mu itangira igice cyaho cya 12 hari amagambo meza agira ati Uwiteka yohereza Aburahamu ngo i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ngo nzakikwereka, kandi nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Urumva Uwiteka wigaragarije Aburahamu. Wenda sinatangiranye n'ivuka rye, kuko iyo turebye mbere, iyo turebye ku murongo wa 10 igice cya 10 umurongo wa 26 haravuga ngo kuvuka kwa Aburahamu, ngo Tera yamaze imyaka 70 avutse, abyara Aburahamu na Nahori na Harani. Uru ni urubyaro rwa Tera. Tera yabyaye Aburahamu na Nahori na Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfira i Harani. Harani yabyaye Loti. Harani apfiraho aho Tera se ari, mu gihugu yavukiyemo hitwa Uri y'Abakarudaya. Ngo Aburahamu na Nahori bararongora. Umugore wa Aburahamu yitwa Sarayi, umugore wa Nahori yitwa Miruka, umukobwa wa Harani. Niwe se wa Miruka na Isika. Ngo Sarayi we yari ingumba, ntiyari afite umwana. Tera ajyana Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we, na Sarayi umukazana we, umugore wa Aburahamu umuhungu we. Bava muri Uri y'Abakarudaya, barajyana bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Bagera i Harani barahatura. Iminsi Tera yaramye ni imyaka 205. Tera apfira i Harani. Ahangaha rero aho Tera yaguye, Imana ihera ko ihamagara Aburahamu, iramubwira, iramutoranya mu amasezerano twumvise, kandi iramubwira ngo umugisha izamuha umugisha, kandi amahanga yose arimwe azaherwa umugisha,
kandi uzamuvuma azavumwa. Ubu ngubu abantu bazi ngo iyo bahakanye Imana ya Aburahamu bagibwaho n'umuvumo, umuvumo wo kuzarimbuka by'iteka ryose. Iyo bizeye iyo Mana muri Kristo Yesu bahabwa umugisha, uwo mugisha ni ubugingo buhoraho. Nkaba rero niringiye yuko aya magambo azafasha n'abandi. Umuvumo ahangaha tuvuga ngo uzasengera Aburahamu umugisha, uzamusabira umugisha azagira umugisha, ariko uzamuvuma nawe azavuma, kuko yahawe umugisha, kandi uwo mugisha ni Kristo. Amahanga yose arimwe azaherwa umugisha. Umugisha ni ubugingo buhoraho, umuvumo ni urupfu. Ubundi gupfa ni ukuvumwa. Ubundi umuntu amaze gucumura yaravumwe, umwanya wo guhabwa umugisha yahawe umuvumo, kandi uwo muvumo ni urupfu. Ntabwo urupfu ari umugisha, ntabwo umuvumo urupfu ari gahunda yateganyirijwe umuntu. Oya, ni umuvumo waturutse ku guhunga Imana no kuyigomekaho no kumvira Satani. Intangiriro y'ibirero ni iyo ngiyo. Aburahamu niwe dukomoraho urubyaro rugari rwitiriwe Isirayeli. Isirayeli yabyawe na Isaka, kandi Isaka yabyaye abana babiri, uwitwaga Yakobo ari we Isirayeli, n'uwitwaga Esawu. Ubwo gihe Esawu yagiye ukwe, Yakobo ari uko akomeza wa murage Aburahamu yari yaraze umwana we Isaka. Isaka araga umwana muri b'abahungu be babiri, araga umuhungu we witwa Yakobo. Yakobo nawe abyara abahungu 12. Muri abo 12 uwitwa Yuda niwe wakomejwemo n'umugambi w'Imana w'Agakiza muri b'abahungu 12. So rero niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuryango wa Yuda nta kimana yera buvuzeho ubyerekeye ubutambyi, ariko niwo Kristo yavutsemo. Kristo yavutse akomoka mu muryango wa Yuda. So ubwo rero uwo muryango niwe no dukomezamo tukemera. Nubwo hari muri b'abana 12 ba Yakobo bari bafite inshingano n'ibyo bakoze mu gihe cyabo, ariko mu gihe cyo gukizwa ko bari mu isi tureba umuryango wa Yuda. So umuryango wa Yuda rero niwe Kristo yakomotsemo, ariko tukabona yuko abahamagawe ba Yuda bahamagawe kugira ngo bakizwe bizeye Yesu ntabwo ari abayuda bonyine, kuko tubona na Paulo yakomokaga mu yari mu Benyamini. Tubona na ba Simiyoni na ba mugore witwaga mukecuru witwaga Hana cyangwa Ana warambye wategereje kuza kwa Yesu, twumva yuko akomokaga mu muryango kugira ngo wa Ashera. So rero ibyo ngibe ni ibintu tugomba kumva tugasobanukirwa. Ariko Kristo Yesu akomoka muri nubwo bose iyo miryango 12 Imana ibara ku bwa Yakobo sekuruza babo, ariko Yuda niho Kristo yavutse, kandi Kristo yavukiye isi yose uhereye mbere na mbere kuri ya miryango 12 kugira ngo ayihe agakiza. Reka turebe amagambo y'Imana dusanga ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 24. Petero abwira abayuda ngo kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli ngo n'abamukurikiyeho uko bahanuye bose, ni nako bajyaga bavuga iby'iyi minsi. Namwe muri abana b'abahanuzi kandi muri abisezerano Imana yasezeranije ba sekuruza wanyu, ibwira Aburahamu iti mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ni mwebwe Imana yabanje gutumaho umugaragu wayo imaze kumuzura kugira ngo abahe umugisha, abahindure umuntu wese ave mu byaha bye. Urumva yuko Bibiliya irahamya yuko Yesu yaje mbere na mbere gutuma ku rubyaro rwa Aburahamu, ariwo rubyaro rwa Isaka, ariwo rubyaro rwa Yakobo, ariwo rubyaro rwa Yuda, kugira ngo bamuhindukirire abaho umugisha. Uwa mugisha amahanga yose yasezeranyijwe nibo yabanje gutumaho. Amaze kuzuka Yesu yavuze guki? Yaravuze mugende muhindura abantu bose kuba bigisha, muhereye kuri Yerusalemu mugere ni Yudaya yose ndetse ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Aha rero inkomoko ya byose mu ncamake arayumvise. Hanyuma kandi tubonye yuko n'umugambi ukomereza hose ugakwira isi yose.
biturutse ku mugambi w'Imana, kuko Imana yo niyo fomireri yahisemo, ihitamo umuntu kugira ngo muri bo mahanga yose uzaherwe mw'iki umugisha. Kuko n'ubundi natwe abanyarwanda tuvuge ko dufite aho twakomotse, tuvuge ko turi bene Kanyarwanda, kandi tukavuga ko dukomoka kuri Gihanga Ngoma Ijana, ni umuntu umwe ariko avamwo amoko yose y'abanyarwanda. Rero n'Imana y'Agakiza nayo yagakomoye hahandi kugira ngo abantu bose bagere bate baherwe umugisha muri hehe, muri Aburahamu. Yes. So rero ubwo iyo nkomoko ya Bibiliya ndibire ko umuntu ayumvise. Murakoze. Nagira ngo twihuta dukomeze ikibazo cya kabiri. Yabazaga ati ese ubwoko bwitwa ubw'Imana ko muvuga ko ari Isirayeli Abayahudi, kandi isi ikabatwereka mu ruhu rwa kizungu, kandi bakavuga ko bwari buherereye mu majyaruguru ashyira iburengerazuba bw'icyo mwise Afurika. Ese wazakora ikiganiro ku bwoko bwiswe ubw'Imana koko, kandi ukaduha gihamya ku bwoko nyabwo bwa nyir'umuremyi wa muntu? Ndibwira ko igisubizo baze gusubiza muri cya kibazo cya mbere kimwe muri bino bice kirabisubiza. Isirayeli kuvuga ngo ko muvuga ko ari Isirayeli ubwoko bw'Imana, tuvuga yuko ari ubwoko bw'Imana mu buhe buryo? Kuko ari bo bakoreraga Imana y'ukuri. Ariko muri Kristo Yesu abitwa ubwoko bw'Imana ni itorero. Itorero rigizwe n'iki? Rigizwe n'abayuda n'abanyamahanga. Mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya mbere noneho umurongo wa 12 aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Babaye abana b'Imana ariko abizeye Yesu Kristo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, kuko dufite n'ikibazo cy'abantu bayobya abantu benshi, kuko hari ikibazo gikomeye kandi kibabaje. Muri runo rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cyaho cya 3 hari amagambo dusoma agira ati ngo ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, iyo turebye ku murongo 28 ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki. Nuko ntihakiriho umuyuda uhereye kuri Kristo, ntihakiriho umuyuda cyangwa umwisirayeli cyangwa umugiriki. Ubundi umugiriki bivuze umunyamahanga. Noneho rero ngo ni nkuko bavuga cyangwa umunyafrika, cyangwa umunyafrika nawe ari. Yes, ntakiriho umunyamahanga. Oya, biracyakomeza. Kandi ngo ntakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntakiriho umugabo cyangwa umugore, ngo kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ngubwo muri aba Kristo, noneho muri n'urubyaro rwa Aburahamu, yewe muri n'abaragwa nkuko byasezeranyijwe. Uvuga ngo twese tubaye abana bande ba Aburahamu kubwo kwizera, kandi tukaba turi muri Kristo Yesu. Ubu rero nk'amashaka kumwereka ko ibyo abantu baheraho bavuga babivuga igice, ibyinshi babifatira hejuru, ariko kandi bafite n'umwuka mubi wo guhakanya ukuri. Ariko iyo witonze ukuri urakumenya. Kuvuga yuko uyu muntu yaba yarasomye Bibiliya ntabwo aba yarayisomye kandi ngo ababaze ibi. Yarayisomye koko, ariko yayigishijwe nandi. Nubuhe mwuka yari afite in the first place? Rero tugomba kubyihangana tukabireba, tukareba ibyo ari byo. Ikibazo kijyanye no kuvuga ngo bigeze gufata abirabura ngo bari bagiye kuzana ngo abo Bisirayeli ngo muri Afurika, ngo hanyuma basanga ngo utuwe ntabwo bisobanutse neza. Icyo nzi nuko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bashatse kuzana Abayahudi bari barahungiye hirya no hino ku isi, babanza gushaka kubatuza aho bari batuye, basanga haramaze gutwarwa n'abantu, ndetse hari icyifuzo cyo gushaka kubazana muri Afurika ahantu bita Karamojya muri Uganda. Ibyo ngibyo wenda ari cyo abantu baba bapfa kuvuga, wenda kuba bifatiye hejuru. Ariko hanyuma bashakashatse basanga bitakunda, kuko Karamojya ntabwo yari isi yabo, ntabwo ari iwabo kavukire, kandi Karamojya ho hari afite bene ho bari bahatuye. Ariko ko abakoloni bategekaga b'Abaroma bategeka isi icyo gihe, nabwo bakitegeka, bari bahisemo kubashyiraho. Ariko ntibyakunze, ntabwo byakundiye ngo nuko bari bazanye muri Afurika.
oya ntibyakundiye yuko habaye impaka zivuga ngo bagomba gusubira iwabo kuri kavukire rero ni hariya abatujwe muri Palestine. Nongere nibutse ko umugambi wa Illuminati wo kubatuza hariya n'ubundi ntabwo kwari ukugira ngo bahabagarure mu rwego rwo kuzana gukemura ikibazo cy'ubuhunzi bwabo, aho kwari umugambi wo gutegura gahunda y'intambara ya gatatu y'isi zabishingiye ku madini, ariyo yiyingi ubu ngubu twashowemo. So rero nkaba nashaka kuvuga yuko twagarukira aha ku bibazo by'uyu mugabo akoze neza. Ibibazo 21 tumusubijeho 2. Ndumva ubutaha ibindi tuzagenda tubivuga nkuko tuzashobozwa kandi bizoroha kurushaho, kuko iby'ingenzi turayimushubije. Imana kandi muhe umugisha. Urakoze. Reka soze dusenga, ambwira yuko abazaba bashatse kino kiganiro kugira icyo bakivugaho bashobora kuzanyandikira kuri 0788506076, kandi iyo nomero nayo iri kuri WhatsApp nkusanzwe mbibabwira. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Kadusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye, tugushimiye ibibazo bya mwene data, kuko ni mwene muntu, dusangiye ubumuntu, kandi turamwifuriza kugira ngo akanguke amenye ukuri, abone kugira umugisha iyo kugirwaho n'umuvumo ukomeye warazwe abatazizera. Nuko rero umugirire neza kubw'ineza yawe, n'abandi bose bameze nkawe nabo baho umugisha, bakangure bamenye ukuri. Byose tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amina. Murakoze rero, Imana ibagirire neza kandi baho umugisha, amen. Nshuti bakunzi, mwari mukurikiye ikiganiro cyacu. Imana ibaha umugisha kubwo kudukurikira. Uwiteka abahereze umugisha. Nagiraga ngo n'undi muntu wese waba ufite ikibazo azatwandikire. Pastor Musisi yiteguye kumusubiza, nubwo hari ibibazo agiye adasubije azabikomerezaho ubutaha. Nagira ngo mbashishikarize kubaza, kuko kubaza bitera kumenya, kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza iby'ubwami bw'Imana ndetse n'uburiganya bwa Satani. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro nakagaruka.